kongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo atugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatatu w'icyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe, tariki 16 Nyakanga 2025. Duce bugufi twakire ijambo ry'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, wa 9 kugeza ku wa 12. Musa yararagiye ubushyo bwa sebukwe Yetero umuherezabitambo w'Imadiyani, ayobora ubushyo hirya y'ubutayu, maze agera ku musozi w'Imana i Horebu. Nuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza, asanga umuriro ugurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati, reka njyewe ndebe aka kataraboneka, n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo. Nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati iti, Musa, Musa. Undi ati, ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti, wikwigera hino, ndetse kuramo inkweto zawe, kuko aha hantu uhagaze ari ubutaka butagatifu. Irongera iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho abwira Musa ati, ngaho induru y'Abisiraheli yangezeho, maze mbona ukuntu Abanyamisiri babica urupfu rubi. Ubu ngubu rero genda, ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abisiraheli umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati, njyewe ndinde ugusanga Farawo no kuvana Abisiraheli mu Misiri? Imana iravuga iti, ndi kumwe nawe, kandi dore ikizakubera ikimenyetso ko ari jye wagutumye. Numara kuvana umuryango wanjye mu Misiri, muzasengera Imana kuri uyu musozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 103. Uragasinzwe Nyagasani, Mana igira imbabazi n'impuhwe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo cyose gisinze na ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. We ubabara ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose. We wari ubugingo bwawe mumva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Uhoraho akoresha ubutabera, akarenganura abapfukiranwa bose. Yamenyesheje Musa imigambi ye, n'abana ba Isiraheli abagaragariza ibigwi bye. Uragasinzwe Nyagasani, Mana igira imbabazi n'impuhwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 11, umurongo wa 25 kugeza kwa 27. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko byo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishura abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana keretse Data, nta n'uzi Data keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi wakira ubutumwa bw'Imana. Buri munsi ureke Nyagasani akubwira icyo gushakaho, kandi ukora ugushaka kw'Imana buri munsi. Iyo Nyagasani aguhamagaye, abafite n'impamvu aguhamagaye. Akenshi tugira ubwoba mu butumwa, akenshi tugira ubwoba muri engagement, ati ndakora iki, nzabigenza ntibizagenda bite Nyagasani. Ariko tuzikane ijambo ry'Imana rikomeye, aho Nyagasani aduhumuriza ubwe. Nyagasani ntabwo atora abashoboye gusa, ahubwo abatoye arabashoboza. Muri nusu uzasanga abantu benshi bashoboye, barize za teologiya, impamyabumenyi, impamyabushobozi barazirunze, ariko badashobotse. Ako kantu mujye cyiteho. Hari abantu ku isi baba bashoboye ariko badashobotse, ariko nanone hari n'abandi baba bashobotse ariko nanone badashoboye. Icyo Nyagasani dukorera twese nuko buri wese amujyana ku ruhande rwe, kamubwira ati wowe kora kino, genda aha ngaha kora kino. Ubutumwa bwa Nyagasani. Impamvu y'ubutumwa bwa Nyagasani ni iyihe? Impamvu Nyagasani yagutoye ni iyihe? Nicyo tugiye gusuzuma muri amasomo y'uno munsi. Ese ufite ubutumwa? Kuki Nyagasani yaguhamagaye? Icyo kibazo gukibaza. Hanyuma uko tugenda tuzirikana kuri amasomo, hari igihe wasanga ushoboye koko ariko udashobotse, hari igihe wasanga ushobotse ariko udashoboye. Byose rero ntawe uze kureba izingiro ndetse n'ihuriro, nta kindi usibye Nyagasani dushoboza. Nubwo waba ushoboye cyangwa ushobotse, biradusaba intervention de Dieu, biradusaba ko Imana ikwibwirira, ariko yamara gukubwira ugatega amatwi ukumva. Icyo tubuze akenshi twitabanyira mu bandi, tukagenda tukohoka,
ariko atari Imana duhamagaye, cyangwa tukaba twajya ahantu atari Imana duhamagaye. Nyibaza abantu benshi dufite imihamagaro yacu nuko akenshi tujya ahantu Imana itagize gute, itaduhamagaye. Nyamara wumvise impamvu y'ubutumwa bwawe, wamenya aho Imana iguhamagara, ukamenya n'icyo Imana iguhamagarira. Nyagasani akomeze guturinda kubera impuhwe z'Imana. Imana niyo iduhamagara, nta niduha ubutumwa. Ejo twatangiye itorwa rya Musa, uburyo Nyagasani amuhamagara naho amukura mu mazi akamukiza. Uyu munsi turumwumva amuha ubutumwa bwo kujya kubohora Abayisiraheli. Ubu butumwa bwerekeza ku butumwa bukomeye bwa Yesu, gucungura abantu. Yesu waje munsi kugira ngo acungure abantu, nta kindi cyamuzanye usibye gucungura abantu, kurengera abantu. Amasomo arahuye kubera ko ni Musa bwa mbere, noneho Musa wa kabiri, Musa mushya uhuza abantu. Ndagushimira dawe umutegetsi w'ijuru, uko ibyo bihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishura bintamenyekana. Amen, amen, amen. Babandi bashobora kuba bashoboye, barize, bakomeye cyane, bafite amafaranga, ibintu n'ibintu, ariko badashobora gushobokera Imana, badashobora guheka Imana ngo itambuke iwabo. Nawe nanjye duhamagare kureba ahantu hose tudashobotse, ahantu hose tunangira umutima, ahantu hose tudashaka gufungura kugira ngo Nyagasani abe ari we utwohereza. Wakenshi uzasanga twiyohereza, uzasanga kenshi twiha ubutumwa, ariko Nyagasani atari we wabigennye. Reka rero ureke ufungura aho hantu. Nyagasani akunda ahantu horoshye, abiyoroshya niyo bakira ingoma y'Imana, niyo bakira umukiro w'Imana. Ni nabyo twabonye mu isomo rya mbere tuza gutindaho cyane kuri Musa n'ubutumwa bwe, uburyo aragiye ubushyo bwa sebukwe Yetero. Cyo twazirikana cya mbere mu ntangiriro nuko Musa yahawe ubutumwa akuze. Mbere ashobora kuba atariyumvishije ibyo azakora, ariko umunsi tugiye kumwumva, Nyagasani agiye kumuhishurira, amubwira n'ubutumwa bwe. Yaramuhamagaye kuva kera, cyagiye amukura muri ya mazi akamurokora abigishijeho umukobwa wa Farawo, ariko Musa yumvise ubutumwa bwe nyuma, kera cyane. Uko niko Nyagasani atora. Ushobora kubura aho ngaho ukicara, yewe ukajya no mu bindi, ariko Nyagasani afite ubutumwa bukomeye akugeneye. Nibi bibaye kuri Musa, agiye ku musozi w'Imana kuri Horebu, nuko Nyagasani avuga ati kuramo inkweto zawe, kuko ahantu hatagatifu. Iyo tugiye kwegera Imana bidusaba kwicisha bugufi. Gukuramo inkweto ni ukugira ngo twicishe bugufi, kuko Imana ubwayo igomba gukuzwa. Reka natwe dukuremo inkweto ahangaha, duce bugufi kugira ngo twegere Nyagasani n'umutima wacu wose. Musa agiye gutubera urugero rwiza bwo kwitaba Imana ndetse no kumva ubutumwa dufite. Ikigaragara nuko Musa yumvise ubutumwa Imana imuhaye burakomeye koko. Imana yumvise induru y'Abayisiraheli, uburyo batabaza. Hari ikibazo gihari cyuko hari ubushikamirwe buri ahantu. None Imana igiye kuzana igisubizo. Igisubizo nta kindi yakinyuza kuri Musa, umunyabyaha w'umunyantege nke. Twumvise intege nke mu minsi yashize, twumvise intege nke ejo, nawe ni umunyantege nke, ariko Imana igiye kumuhitamo. Ikindi gikomeye, Musa aza gutanga nk'impamvu, koko nabishobora nte? Kubera ko Musa yari afite ikibazo cyo kuvuga begeye, ntabwo ashobora kuvuga neza, ariko Imana izatanga nanone igisubizo kuri izo ntege za Musa zo kudashobora kuvuga. Ati genda ujye imbere ya Farawo, ati ngutumye kwa Farawo kugira ngo uvane Abayisiraheli mu Misiri, umuryango wanjye. Amen, amen, amen. Ubu butumwa buragoye kubera iki? Aho Musa agiye kubukorera, uwo tumweho Farawo wicisha Abayisiraheli. Ubu koko Musa ko ari umuhebureye, ntazahita amurangiza n'ubundi. Nk'uko ko Nyagasani agutuma ahantu hagoye hadashobotse, reka tuvuge dutyo, ariko akaba ari uzagushoboza wenyine. Ntabwo ari twe twishoboza, ni Nyagasani udushoboza. Izi mpungenge za Musa, Nyagasani afite uburyo azagenda zikuraho kubera umugambi amufiteho. Ati genda, ndagutegetse, ndagutumye. Twese dufite ibyo Nyagasani adutegurira, yadutumye, yadutegetse, ariko kenshi tugira ubwoba mu nzira. Ese nzajya hehe? Nzajya kubana n'uriya ko nzi ko ari intare nka Musa? Koko nzabishobora? Koko ahantu nzahashobora? Ibi nzabishobora nte? Nuko igihe kirekire tukakimara turi mu bwoba, tuzabishobora dute? Tukaza kwibagiza ko ubwo butumwa atari ubwacu, tukaza kwibagiza ko ibyo tugiye gukora atari ibyacu, ni iby'Imana, n'ubutumwa bw'Imana. Nugera ahantu ukabona biragoye, ntibiri gushoboka, ntibiri kuvamo, imibare ntiri gukoreka neza, uzajya ukoma agatima ku Mana. Harya na Musa yahaye ubutumwa bukomeye nka buriya, imbere y'umwanzi, imbere ya Farawo, imbere y'intare, ariko yagezeyo kubera Imana. Ako kantu byo gihe kazirikana, akantu karakomeye kubera Imana. Nanone dukoma urusyo, dukome n'ingasire, ntabwo Imana nanone ipfa kugutuma uko ibonye kose. Ubutumwa presi ikabutandukanye n'ubw'abandi. Ati wowe
nkurikije uko byagenze uko nagutoye dore icyo nagutoreye. Abantu benshi hari igihe dushobora no gupfa dutaramenya umuhamagaro wacu, dutaramenya icyo Nyagasani duhamagare. Kubera iki? Ntabwo twageze kumva ijwi ry'Imana, kumvise nyiramubande, kumva ibintu biryoshye, twumva twajyayo, ariko dutarigeze na rimwe dutega amatwi Imana. Uyu munsi umukoro w'uno munsi nkamusaba dutege Imana amatwi, kumva icyo Imana iduhamagare. Birashoboka ko gikomeye, ariko nubona gikomeye shyira umutima mu nda, Nyagasani uzagushoboza wenyine. Ngaho baciye bugufi tubwira mu ivanjiri uno munsi ko Imana idatora abashoboye gusa, ahubwo bitoye irabashoboza. Daho umutegetsi w'isi ndagushimira. Iyo ngiye babisha bahambwa abanyabwenge abo ni ba Farawo nyine, ariko binyuza muri ba Musa b'ingorwa, ba Musa b'abanyabyaha b'abanyantege nke, ariko kubera impuhwe zayo bafite ubutumwa. Uramutse wumvise ubutumwa bwa Musa nawe wagira ubwoba kujya ku ntare, kujya kumwicanyi ngo ujye kumushyira ubutumwa, nawe wabigenza ute? Nyagasani ni uzagushoboza. Ngubu ubutumwa dusaba kujya tugisha inama buri gihe, tukagisha inama. Nahuye n'ikibazo mu butumwa, jya kugisha abakuru inama, genda ugisha inama, kuko Nyagasani afite uburyo bwose azakurengera kandi agakurokora, akagutabara muri ubwo butumwa n'ubundi yaguhaye. Akeje hari ubwo dukora ibintu tukibwira ko ari ibyacu, ubutumwa tukakora ubwacu, tukagira ubwoba, tukagira impungenge, ariko dufite icyizere gikomeye kuko ari Imana idutuma, nta nizadutabara yonyine. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore ngo yagiye kwiha Imana, ngo birangira anyuze ahantu henshi mu bihaye Imana, reka mvuge bimunaniye. Nuko ngo aza kujya mu jyanama w'oroho, agiye kumugisha inama ati ko nanyuze aha nkanyura naha, mbigenze nte kandi ko nifuza kwiha Imana. Nuko ngo aratangira amutondera ahantu hose yagiye anyura, ati nagiye mu bayezuwiti marayo imyaka 3. Nuko baranyirukana, ntabwo nza kwirirwa mvuga icyo bamwirukaniye. Nuko njya mu badominikani, njyaho naho marayo imyaka 2. Naho ngezeyo igihe cyaje kujya baranyirukana, kandi numva mbakunze, numva nkuze umuryango. Nuko ndakomeza no mu diyoseze, abapadiri ba muri diyoseze nabo ngeze mu isominari nkuru, ngiye kumva imyaka 3 yose babaranyirukanye. Nuko ndataha, n'ubundi nkomeza kumva iyo nyota yo kwiha Imana iracyandimo, uwo muhamagaro uracyandimo. Nuko birangiye njya mu bafurere, ngeze mu bafurere naho mpamara imyaka 2, ngiye kumva numva ati hambira utwawe wigendere. Sinza kwirwa nkubwira impamvu bari barimo bamwirukana ahangaha hose. Nuko arangiza baza mwarimu ati koko imyaka 10 yose maze muri ubwo buzima bw'abihaye Imana, ngiye kwiha Imana kandi bikunze, numva koko ubuzima bw'abihaye Imana bushaka, koko kuki koko bagiye banyirukana. None rero père spirituel, ndashaka kongera inama, ndi kumva iyo nyota ikindimo kwiha Imana, kuko nuvuze bwanya ro kwiha Imana. Ngira inama rero uko nabigenza, undangire byibuze umuryango nazuzuzamo iyo ntego yanjye mfite yo kwiha Imana. Iyo nyota yo kwiha Imana uburyo nayirangiza, umuryango nayirangirizamo. Urumva nawe sinakongera gusubira hariya banyirukanye, ahandi najya ntago ndi guhabona neza vuba vuba. Ndangira ahantu najya kugira ngo iyo nyota yo kwiha Imana koko mbashe kuyuzuza, iyo nyota yo kwiha Imana mfite ibasha kugera ku ntego. Nuko umujyanama w'oroho aramubaza ati ese ubundi ko wanyuze muri iyo miryango yose, intego yawe yari ihe muri iyo miryango? Ati intego yanjye numva afite iyo to kwiha Imana, numva nkunze abihaye Imana, nkumva nanjye nawe wihaye Imana. Nuko umujyanama w'oroho aramubwira ati tega amatwi rero, ngiye kukubwira ibintu 3 biza kuguha umurongo mwiza, bikurangire naho ugomba kunyura kugira ngo koko uzihe Imana. Nuko umusore atega amatwi abyitaye, kuko arayumvise ko agiye kumurangira ahantu azanyura, bishoboke ko agiye kumubwira umuryango agiye kwiha Imana noneho bizakunde. Nuko wamujyanama aramubwira ati cyambere il faut réviser tes plans, ngo ni ngombwa kongera gusubira mu migambi yawe, dore ko ubuzima bwose wajyamo nta mpamvu ifatika ufite, burya ntibyashoboka. Umuhamagaro wose wajyamo nta mpamvu ufite uhamagawe, ntago byakunda nyine, kuko ugenda ukajya bigiye utazi ikikujyanye. Kutamenya ikikujyanye ni ikintu gikomeye cyane kibi. Rero gukunda bihaye Imana gusa ntibihagije, aho gusa ufite ihe mission yawe ni ihe mu bihaye Imana, ubutumwa bwawe n'ubuhe. Icya kabiri mwana wanjye, n'ahandi hose ushaka kujya, mu gihe cyose utaragira intego, naho n'ubundi bizarangira uvuyeyo. Bariya bose wanyuzemo, abayezuwita, abadominikana, abadiyoseze,
abafurere n'abandi benshi cyane wumvaga bashaka kunyuramo, bose bafite intego, bafite karizime yawe ni iyihe? Hari abita ku barwayi, hari abita ku banyantege nke, hari abita ku rubyiruko, hari abita ku kwigisha abantu, hari abita kumenyekanisha Yezu. Buri bose bafite intego, karizime bagenderaho. Wowe se ko utigeze na rimwe ugaragaza intego yawe yari iyihe koko? Urumva wagiye ugenda cyangwa se ukayetura ariko nta ntego n'imwe ufite, kuko abo bose nubwo inzira ari imwe yo kwihimana ariko ntago bahuje intego, karizime ntizihuye. Rero biragoye ko twamenya icyo hamagariwe. Nuko icya gatatu, mwana wanjye, tudaciye ku ruhande, ndagusabye kutazagira undi muryango ujyamo, kuko intego yawe nyine itarasobanuka. Ubutumwa bwawe uzakora muri uwo muryango nturabwumva. Niyo mpamvu ntagushyigikira gukomeza ugenda utazi nawe iyo ugiye, utazi n'icyo uhamagariwe. Nibyo koko warahamagawe n'Imana ariko ntuzi icyo uhamagariwe. Rero kuba utazi icyo uhamagariwe biragusaba kongera kwicara ugatega amatwi bundi bushya, wazamenya icyo uhamagariwe ukamenya n'icyo uzakora, ubundi ugakomeza urugendo. Bishoboke ko wa musore yagiye ababaye, kuko abantu benshi batunze ibintu byinshi bakunda kugenda bababaye, cyagiye nyine utamenye icyo gukora, ugenda ubabaye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngubwo ubuzima tubamo bidusaba nanone kugisha inama. Dusabiremo kugisha inama, nibwo tuzamenya neza aho turi kujya n'icyo tujye gukora. Hari abantu benshi muri ubu buzima bapfa kwiyahura, ati reka mpfe kujya gushinga urugo, reka mpfe kujya mu bihaye Imana, bikaza kurangira nyine upfuye, kubera ko nyine n'ubundi uri kugenda upfa. Reka mpfe gukora bino, reka mpfe gukora bino. Gupfa gukora ubwabyo nyine ujye umenya uti watangiye gupfa. Ubu buzima tubamo akenshi Nyagasani aduha ubutumwa, ariko akenshi ntabwo tubwumva. Ese ufite ubuhe butumwa wowe? Erega abantu bose ntibagenewe gushinga urugo, abantu bose ntibagenewe kwiha Imana. Buri muntu afite inzira Nyagasani yamuhamagarimo. Ikitugora muri ubu buzima ni ugutumva aho Nyagasani aduhamagara. Ngiki igihe kizagera ahantu hose ugiye ukagenda ushinguka, washinga urugo ntirukomere, wajya kwiha Imana ntirikomere. Kubera iki? Birashoboka ko utumvise neza ubutumwa bwawe. Gupfa kugenda bihaye Imana ati ndabakunda rwose n'abantu beza, mbona bambaye neza, mbona bagenda mu modoka, mbona barya umunyenga, mbona ukaza kubukurikiye umunyenga na nyiramubande zitabuze. Bizarangira nyine ubuzima bwawe bubishye. Narinjye kuvuga ubaye nk'agacurama, utazi iyo uvuye, utazi niyo ugiye. Irangira ubuzima bwawe ubushyize mu mbaga, mu makuba. Kubera iki? Ndi wateze amatwi, wapfuye kugenda ubugare, ntuzi aho bizarangirira nyine. Tuzirikana uburyo bamusaba bari bafite ubutumwa buzwi, ati genda ujye kwa Farawo, niwe uzavana umuryango wanjye mu Misiri. Ndetse n'Imana ikamuha ikimenyetso ko bazasengera Imana kuri umusozi. Ikimenyetso Imana iguha niki? Ubundi umuntu wese nujya muhamagara uyu n'uyu, Nyagasani azaguha ikimenyetso. Nutakibona uzaburetse ongera utegereze, kuko iby'Imana hari igihe bisaba gutegereza wa mubyeyi we. Gutegereza nta kwihuta. Naho niyo wihuta uzihuta uzenguruka imiryango yose, uzenguruke. Kubera iki? Ntabwo nyine washoboye kumva gutega amatwi ubutumwa bwawe. Icyo twasorezaho ni uko twese dufite umuhamagaro rusange w'ubutagatifu, hanyuma hakaboneka n'inzira twese tugenda tunyuramo. Hari igihe ziba zigoye zikomeye, ushobora kwiha Imana, ushobora gushinga urugo. Hari naho Nyagasani adusaba kuba turetse kugira ngo ajoma dukora, kugira aho tujya tubanze kumve neza icyo Nyagasani aduhamagariye. Kuko ntabwo ari gupfa kwishora, kuko niba wishora nyine bizarangira nyine ubuzima bwawe ubushoye habi, ububihije. Kwiyahura bitavuze uza gusoza ikibazo wibaza uti kubera iki ngiye gushinga urugo, kubera iki ngiye kwiha Imana, kubera iki ndi mu bihaye Imana, kubera iki. Uraza gusanga izo mpamvu zikomeye wowe utazishoboza wowe ubwawe. Nuko nawe uze kurangiza usaba Nyagasani uti Nyagasani, dore ibyo wampaye, dore ibyo washinze, dore ubutumwa wampaye burakomeye, ntabwo nagwishoboza njye ubwawe. Burakomeye, buragoye, abo ntumyeho baragoye, ibyo nzakora biragoye, ariko rezo mako turi kumwe ntabwo ndishoboza. Nyagasani uzumfashe, uzunkomeze, uzunyobore, undengere, undinde, unkomeze, abari ubyikorera kubera impuhwe zawe Mana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Basumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.